Mbere y'uko uyu musore yishahura akikata ubugabo bwose akabukuraho, biravugwa ko hari inzoka ise yari yaramusigiye mbere y'uko apfa. Iyo nzoka rero ngo yabaga muri urwo rugo ihaba nk'itungo boroye. Uyu musore rero yaje kugira gutya ngo arayituka, amaze kuyituka ngo atangira kugenda agira ikibazo cyo mu mutwe. Nyuma yo kuyica rero ngo yaje guhita asara, noneho akuramo imyenda akajya ajya mu isantere yambaye ubusa. Igitsina yaracice kiranabura. Ubwo rero igitsina yaracice kiranabura, cyabonetse bukeye kiri mu isorori. Se wabo bita Namoranye Sipiriyane niwe wakijyanye kwa muganga. Ona yafashe icyuma kimwe ahera ahangaha akata ashyira hariya, ikindi arakata ashyira hariya. Umusaza we ngo yasize ngo itungo, bivugwa yuko ngo ari inzoka, ngo iyo nzoka ikaba mu rugo ngo mu buryo nyine bwo gutunga ibintu nk'ibyo gucirira. Ariko nyuma yaho umusaza yaje ngo kwitaba Imana, iyo nzoka arayisiga. Amaze kuyisiga ibana n'uwo muhungu. Uwo muhungu rero mu minsi ishize nibwo yayitutse. Amaze kwituka nibwo yatangiye kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Nyuma y'aho ngaho rero nibwo yaje kugira gutya, aricara ari wenyine, nta muntu bari kumwe cyane ko yibanaga. Afata icyuma yikata ubugabo bwose abukuraho. Hanyuma ngo amaze gukuraho ubugabo bwe ngo yabushyize mu isorori, mu isahani nyine y'isorori, arangije arapfundikira kugeza ubwo bamujyanye kwa muganga. Ariko ubugabo batarabubona, uretse kubabonaga amaraso gusa, ariko bari batarabona ubugabo bwe yabushyize. Bukeye bwaho rero nibwo ise wabo yaje kugira gutya, bari kubushakisha basanga ahantu yabushyize mu isorori. Hanyuma rero barabufata babujyana nyine kwa muganga ku bitaro bya Nyanza, aho yajyanwe, aho umuyobozi w'umudugudu wa Nyamivumu witwa Vincent yavuze ko mu by'ukuri basanze yavuye amaraso angana na litiro zigera nko kuri 5, ndetse ngo ni amahirwe akomeye kuba atarahise ko ashiramo umwuka. Yabanje kubagora cyane kugira ngo bamujyane kwa muganga kuko we ntabwo yashakaga kujyayo. Uyu musore biravugwa ko ari mu kigero cy'imyaka 31 y'amavuko. Yibanaga, ababyeyi be bari barapfuye, hanyuma yari yarashatse umugore ntibakomeza kubana, ngo baza kubyarana umwana umwe. Gusa karagahinda kenshi cyane ku muryango we, bavuga bati umwana wacu yishahuye akiri mutoya, kandi igihe cyari kigihari cyo kugira ngo azubake umuryango. Nyine urabona ko ari inkuru mu by'ukuri ibabaje cyane. Uyu musore rero n'ubundi biravuga ko izo mbaraga ise yari yaramusigiye, yari yaramuraze, arizo zigize gutya zigahindukira zikamutera ibyo ngibyo yakoze nyuma y'uko agiranye ikibazo n'iyo nzoka ise yari yaramusigiye. Amakuru aravuga ko mu gihe yari arimo yikata ubugabo, harimo abantu babashije kubyumva ariko ntibamenya ibyo ari byo, cyane ko uyu musore yibanaga. Ariko ngo uko yikataga ubugabo yari ari gutaka cyane avuga ngo uri kumbabaza, uri kumbabaza. Hanyuma abantu bakagira ngo hari umuntu ari kubwira, wenda uri kumukubita, kumva ubwo hari izindi mbaraga zari ziri kumukoresha ibyo ngibyo. Ibihe byiza cyane, reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza cyane aho muherereye hirya no hino hatandukanye. Abari mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abadukurikiranye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, reka mvuge ngo mugubwe neza kandi amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya akomeza abane namwe. Ndashimira umuntu wese ufata umwanya we agakoresha interineti agakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu. Reka musabire umugisha w'Imana. Uko bukeye uko bwije ngenda mbazirikana bijyanye n'uburyo ki mugenda munyereka urukundo ku nkuru zitandukanye ngenda mbagezaho. Reka ngusaba ukore subscribe utarayikora kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ntabwo nakomeza mbagezaho inkuru ngiye kubagezaho ntabanje kwihanganisha abadukurikiranye bagize ibyago, abatameze neza bakaba bapfushije ababo, bakomere kandi bagire kwihangana. Hanyuma kandi Imana nyiri ihumure ryose ihumuriza imitima y'abasigaye. Ndabizi ko hari abadukurikiranye baba batameze neza, harimo abarwaye, ndetse harimo abafite ibibazo by'ubushomeri, inzara, ubukene, kubura ibyo kurya, kubura ibyo amafaranga yo kwishyura inzu. Abo bose reka mvuge ngo bakomere kandi bagire kwihangana. Imana niyo mugenga wa byose. Ibitameze neza uyu munsi birashoboka ko ejo byagenda neza. Turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025. Twifuriza abanyeshuri bagiye gukomeza amashuri, bagiye gutangira umwaka w'amashuri
wa 2025 2026 tubabwire ngo bazagira amasomo meza cyane kandi Imana igendane nabo mu ngendo zitandukanye abanyeshuri bari kugenda bakora, kandi rwose Imana itange minerivare kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Hari inkuru nabagejejeho muri iki cyumweru y'umusore wo mu karere ka Nyanza uri mu kigero cy'imyaka 31 waje kwikata igitsina agikuraho aragita, hanyuma abantu ngira ngo hari abagiye bambwira bati uzadumenyere by'iyo nkuru neza kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyamuteye ibyo byose. Nk'uko amakuru yavugaga, mu by'ukuri uyu musore bivugwa ko ashobora kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko hari andi makuru mashya twabashije kumenya yaba yaramuteye ibyo byose, ari nayo ngiye kugenda mbagezaho mu by'ukuri, kuko ni inkuru yatunguye abantu benshi cyane. Ni umusore mu by'ukuri wo mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Nyamivumu B cyangwa se Nyamivumu ya kabiri, mu kagari ka Mushirarungu, umurenge wa Rwabicuma, mu karere ka Nyanza. Hari umusore mu by'ukuri wagize gutya ariherera, cyane ko bivugwa ko yibanaga, uyu musore w'imyaka 31 yibanaga, yashatse umugore biza kurangira badakomeje kubana, cyakora babyarana umwana umwe. Uyu musore rero yaje kuba yakwiherera ari wenyine, arangije yikata ubugabo, akuraho nyine imyanya y'ibanga yose, akuraho afata icyuma nyine aratema akuraho. Ariko hari amakuru mashya twabashije kumenya ku byateye uyu musore gukora cyangwa se kwikorera ibi bintu, ari byo abanyarwanda bita kwishahura. Uyu musore rero uri mu kigero cy'imyaka 31, ubundi ubusanzwe biravuga ko atari afite ababyeyi, kuko ababyeyi be ntago bari bakiriho, babashije gupfa. Hanyuma rero ariko ise ngo yajyaga ajya gucisha, akagira izindi mbaraga z'imyuka mibi yakoranaga nazo. Hanyuma rero ngo hari inyamaswa, reka mbyite gutyo, yari yarasigiye uyu muhungu we iyi nzoka, yari yaramusigiye inzoka. Aravuga ati iyi nzoka igomba kuguma hano, ukazayicunga neza kandi ntuzayice, ntizagire ikibazo na kimwe igira. Hanyuma uyu musore rero biravugwa ko mu minsi ishize nibwo yaje kugira gutya ngo atangira kugenda atuka iyo nzoka. Ubwo niko abaturage babivugaga ko yatutse inzoka, ndetse bakavuga ko yaba yaranayishe. Nyuma yaho nibwo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko yagize ikibazo cyo mu mutwe, kuko akimara gutuka iyo nzoka ndetse ngo akayica, yaje guhita ajya mu isantere ahantu. Hanyuma ageze mu isantere agenda yambaye ubusa buri nta mwenda n'umwe yambaye. Baramufata bagerageza kumwambika, bukeye bwaho kandi arongera akagenda ngo abwiriza abantu, ababwira ko ngo ari kubabwiriza ubutumwa, ababwira ngo nibihane, abereka ngo ifunguzo, ababwira ko ngo ari ufite urufunguzo, ngo nibihane bazajye mu ijuru. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bikagaragara ko mu by'ukuri yari afite ikibazo nyine cyo mu mutwe. Hari umuyobozi w'umudugudu witwa Vincent, yavuze ko mu by'ukuri yagezeyo agasanga yikebye, yakuyeho ubugabo akoresheje icyuma, yavuye amaraso litiro zirenga 5, ku buryo ari nk'amahirwe kuba atarahise ko ashira mu mwuka. Niko umuyobozi w'umudugudu wa Nyamivumu yabitangaje. Ikindi kintu gikomeye cyane nuko uyu musore amaze kwikata ubugabo, amaze kubukuraho, gusa nyine baje guhita bahamagara imbangukiragutabara ambulance imujyana kwa muganga, ariko ntabwo bahise babona ubugabo bwe uwo mwanya kugira ngo babashe nyine kububona, ahubwo byasabye ko bakomeza kubushakisha. Yari yabuhishe, urumva ko nyine imyanya y'ibanga yose yakuyeho. Bukeye bwaho rero nibwo ise wabo ngo yaje kugira gutya, asanga ubugabo yamaze kubukata abushyira mu isorori, cyangwa se mu isahane, mu gisorori nyine gipfundikiye. Niho ngo basanze ubugabo bwe yabushyizemo. Abamwumvise ngo ari gukora ibyo ngibyo, nubwo batasobanukirwaga ibyo ari byo, ngo yari arimo ari gutaka cyane. Uko yikataga ubugabo yabaga ari kuvuga ngo uri kumbabaza, uri kumbabaza. Bivuze ko hari izindi mbaraga nyine mu by'ukuri zamuteye gukora ibyo bintu, cyane ko abantu nyine bavuga ko mu by'ukuri iwabo, mu muryango wabo,
bari basanzwe bakorana n'imbaraga z'imyuka mibi, aho bavuga ko bishobora kuba byaraturutse kuri iyo nzoka yaba yarishe kandi ise yaramubujije kuyica, ari nayo yari irimo nyine izo mbaraga zose ise yakoreshaga. Nyuma rero y'uko apfuye abisigira umwana we w'umuhungu, none birangiye bimugizeho ingaruka zikomeye ku rwego rukomeye cyane. Umuyobozi w'umudugudu wa Nyamivumu B Vesa akomeza avuga ko uwo muturage yagaragaje ibimenyetso by'uko arwaye ku wa gatandatu ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2025, noneho bukeye ku cyumweru nibwo yishahuye. Urumva ko ku cyumweru ku itariki 31 nibwo uyu musore yakoze ibyo bintu byo kwishahura, akikata ubugabo yarangiza akabushyira mu isorori. Nk'abantu mwe ntago byoroshye gufata rero uyu musore nyuma yuko yari amaze gukora ibyo bintu, amaze kwikata ubugabo, kumufata kugira ngo bamujyane kwa muganga byaragoranye cyane kuko we ntiyashakaga kujyayo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Patrick Kajyambere yatangaje ko amakuru yatanzwe n'abaturage baturanye n'uriya musore avuga ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ko yikomerekeje iyo koherezwa ku bitaro bya Nyanza ngo afashwe. Urumva ko nyine atari ibintu byoroshye mu by'ukuri. Uyu musore rero nk'uko nabigarutseho akaba yaribanaga wenyine. Abaturanyi be bavuga ko igihe cyashize yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, asa nk'ukiza, ariko nyuma y'iminsi 2 ishize yari yongeye kugaragaza ibimenyetso by'uko yasubiwe cyangwa se yongeye guhura n'iyo ndwara nyine y'uburwayi bwo mu mutwe yajyaga igira gutya ikamufata. Ni ibintu bibabaje cyane, ndetse byababaje abantu benshi cyane. Urumva yari akiri muto y'umuntu w'imyaka 31, mu by'ukuri aracyari mutoya. Biravugwa ko yari yarashatse umugore ariko ntibaze gukomeza kubana, ariko ngo babyaranye umwana umwe. Ariko nk'uko bamwe mu bagize umuryango we bagendaga babigarukaho, wabonaga ko bafite agahinda, bavuga ko bababajwe no kuba umwana wabo cyangwa se umuntu wabo yishahuye. Yari akiri mutoya, ahari ari kuzavurwa agakira, hanyuma akongera agashaka umugore akubaka umuryango. Ariko urumva kugira ngo wishahure nyine ukureho ubugabo, urumva ko ari ikintu gikomeye, no kugira ngo nyine abashe gukira n'imbaraga z'Imana zizabikora. Gusa nyine ntago yahise apfa kuko yahise ajyanwa ku bitaro bikuru bya Nyanza kugira ngo abashe kwitabwaho. Ariko urumva ko ari ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri. Izi mbaraga nyine abantu bagenda bikururira bakazizana mu miryango, rimwe na rimwe usanga zigenda zigira ingaruka ku rubyaro no ku bana babo, kuko urumva uyu mwana mu by'ukuri asa nkaho azize ibyo ise yamusigiye. Nk'uko bivugwa ko ise nyine yasize iyo nzoka akayisiga muri urwo rugo, hanyuma akabwira uwo muhungu we kuzajya yicunga, kutazagira ikibazo na kimwe igira ahari. Ariko rero bikabarangira rero bivuga ko ngo hari ukuntu ngo yajyaga yituka, ngo yayituka ngo agahita agira ikibazo cyo mu mutwe. Ubwo rero biravuga ko ngo ashobora kuba yarayishe, yamara kuyica bikaza kumuviramo guhita ko asara, kuko ngo hari igihe yanasaraga akajya hejuru y'inzu, yagera hejuru y'inzu ngo akasakuza, akabwira abantu ngo ari kubabwiriza ubutumwa, ngo ari kubigisha, ngo ababwira ngo iby'Imana. Ariko urumva nyine yabiterwaga n'ubwo burwayi, kuko umuntu muzima ntabwo yatinyuka gukora ibyo bintu ngo yishahure rwose. Ndetse ngo hari ukuntu yajyaga no mu isantere yambaye ubusa buri bakagerageza kumufata bakamwambika, ejo bikongera. Urumva ko atari ibintu byoroshye. Gusa nyine no gukomeza no kwihanganisha umuryango, kuko wabonaga ko umuryango wabo babaye cyane. Ariko nabo ubwabo abo mu muryango we barabizi ko nyine ise yagiraga izo mbaraga z'imyuka mibi, ari ibintu nyine ngo ise yari yaragiye gucisha, ari abantu ngo ashaka guhangana nabo, ngo bamurogaga nawe rero ngo ajya kubicisha kugira ngo ahangane n'izo mbaraga. Ariko nyine nta cyiza cyo gukorera Satani. Urumva ko hari abana bagenda babigiriramo ingaruka, nta ruhare babigizemo. Nicyo bita nyine karande. Karande ni ikintu kibi cyane. Umubyeyi agakora amakosa, agakora ibintu bibi, akajya muri izo mbaraga, ariko bikazarangira abana aribo bagiye bagenda bagerwaho ingaruka n'ibyo ababyeyi babo bagiye bajya gucisha, n'ibyo bagiye bajya gucirira. Ibyo byose nyine bikagenda bibagiraho ingaruka. Gusa kubizera Imana, iyo umuntu abashije gukizwa akikura muri izo mbaraga, Imana iramurokora ikamutandukanya na karande. Ntago rero biba byoroshye mw'abantu mwe, rumva ko ibintu bikomeje kugorana cyane, aho umuntu yifata ubwe akikata ubugabo.
gusa babibonye cyangwa se abamwumvise ari gutaka bumvaga avuga ko ngo ari kubabara, ari kuvuga ngo uri kumbabaza, ameze nk'aho ari umuntu ari kubwira, ariko urumva nyine byamuteraga gukora ibyo bintu. Mu by'ukuri we yarabirebaga anabyumva, ariko nyine byaje kurangira nyine ubugabo abukuyeho. Ngayo nguko rero aho isi turimo uyu munsi igeze, ntabwo byoroshye, biradusaba gusenga cyane kugira ngo Imana ibashe kuturinda izo mbaraga z'imyuka mibi. Imana nibaho umugisha, reka mbashimire cyane, mvuge ngo Imana ibarinde umubi Satani, imbaraga z'Imana zikomeze zibagote. Ndabashimiye cyane kubwo kubana nanjye. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Imana ibaho umugisha, mwari kumwe na Dani, mugire ibihe byiza.